gatoya turagenda tubigarukaho ni urukiko rwa Afurika rwaburanishije urubanza u Rwanda rwarezwemo na Congo. Mugenzi wacu Norbert yagerageje kushyira mu ncamake wenda reka nyigeho, hanyuma tugaruke dusesengura tureba ese ubundi urubanza ruzarangira u Rwanda ruhawe ibihano, u Rwanda ruzahanwa, Congo izatsindwa. Reka turebe. Babwira rero ko u Rwanda rwarimo rwisobanura ku birego rugaragaza ibyitwa inzitizi zituma ikirego kitakirwa. Icya mbere, ibimenyetso byazanywe na DRC byerekeye amahoro n'umutekano, ntabwo byerekeye ihungabanywa ry'uburenganzira bwa muntu rivugwa mu masezerano nyafurika arengera uburenganzira bwa muntu. Ati barashinja u Rwanda kwinjira muri DRC nubwo atari byo, ariko ngo yagombaga kugaragaza icyo byahungabanyijeho uburenganzira bwa muntu. Ibyo bagaragaje bigize igikorwa cy'ubushotoranyi agression, ariko iki ntikiri mu bubasha bw'urukiko, kandi ngo ayo si amakimbirane azanwa mu rukiko. Urumva ubwo nibyo u Rwanda rwisobanuragaho nyuma y'ikirego rwarezwemo na Congo. Icya gatatu, ati ntabwo ikirego cyazanywe kigeze gishingira ku mategeko n'amasezerano urukiko rugenderaho. Icya kane, DRC yashingiye ku nyandiko ziterekeye uburenganzira bwa muntu biri muri article ya 4 muri paragraph ya mbere. Akavuga ko rero yanabishyize mu cyongereza ko sindi bubijyamo, ariko ati the instrument must be relevant and human rights based, and those instruments must be ratified by the parties. Ubwo icya gatanu, ati ntabwo DRC igeze igaragaza ko ibi bikorwa ishinja u Rwanda bigize ibikorwa binyuranye. Akantu nsobanurira Robe. Hanyuma ati DRC iri gushaka gushora urukiko mu ifatwa ry'ibyemezo byerekeye ikoreshwa ry'imbaraga, use of force, kandi iki ntabwo kiri mu basha abakuru b'ibihugu bahaye urukiko. Ati urukiko mu rubanza rwa Cote d'Ivoire rwavuze ko amasezerano yitwa ay'uburenganzira iyo muri objectives zayo hagaragaramo uburenganzira bw'umuntu cyangwa itsinda ry'abantu, cyangwa se no kuba aha leta inshingano zo kurengera cyangwa gutuma uburenganzira runaka bwubahirizwa, enjoyment of right. Icya munani, ibi ni by'u Rwanda rwagiye rwisobanura ku birego rwarezwe. Inzitizi nyine urumva urubanza nibwo rugitangira, Rwanda zindi nzitizi rwatanze muri rubanza aburanagamo na DRC. Kongera ati muri Mohamed Abubakar ndetse na Tanzania, article 50 paragraph ya 3, urukiko rwanzuye ko atari rwo rufite ububasha bwo kureba niba ikirego kibangamiye uburenganzira bwa muntu, ahubwo ko urega akwiye kugaragaza uburyo ibikorwa by'uwarega bibangamiye uburenganzira bwa muntu. Icya cyenda ni ingingo ya 9, ati DRC yavuze ko atari ngombwa ko leta zemera urukiko cyangwa amasezerano ngo rubashe kuyakurikiranwaho. Batanze urugero rwa UDHL cyangwa se UDHL ko ariyo yarebwaho, kandi iri tangazo si amasezerano. Ati munyemere nsabe ko ikirego cyateshwa agaciro kuko kitari mu bubasha bw'urukiko. Nuko byagenze mu rukiko, ngo hano bari bagiye mu kiruhuko. Hanyuma bakabwira ko DRC rero iti inama y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu yabereye i Geneve kashinje u Rwanda kuba baha intwaro n'ubufasha M23. Ati raporo zigaragaza ko irugari na Kabaya habaye ibyaha bya M23. U Rwanda rwarashe amabombe igoma, bagaragaza amazina y'abantu, abana 2 bishwe nayo. Yagaragaje ko ikishishe na Bambo habaye genocide, ndetse ko nabihishe mu nsengero ngo bakuyemo bakicwa. U Rwanda rero ngo rwishikirije icyo yise eloquent silence, ngo rukomeza cyangwa se eloquent silence, rukomeza kwica no guhonyora uburenganzira muri DRC. Ibi nibyo Congo yavuze. Ndumva ari ibyo ngibyo, sinzi niba Norbert hari ibindi wenda yakongeraho, ariko nuko byari bimeze mu rukiko. Ntago umwanzuro uragira uko kwa rukurana inzitizi. We nibaza ko nawe wakurikiye wowe Norbert.
wigeze urukurikira? cyagiye kinyohereza link nakurikiyeho gatoya bakirimo kuburana, urumva bari bageze ku Rwanda, rurimo ruragaragaza donc impamvu izi ntambara zo muri Congo berekanaga amavu n'amavuko n'amateka ya M23 harimo n'ikibazo cya FDLR. Ariko ngewe ikintu nabivugaho gitoya nuko ntabwo ari ubwa mbere kongireze u Rwanda mu nkiko mpuzamahanga, kuko yigeze kuregwa u Rwanda na Uganda muri ICGR, rwa rukiko rukemura ibibazo by'imipaka rurirahe. Iki gihe u Rwanda rwaratsinze, Uganda iratsindwa, ndetse banayiciye amafaranga menshi. Iki gihe bari bazanye bari babareze kuri ya kesi y'Ikisangani. Ngo urubanza rurakomeza ejo na Rube. Rurakomeza ejo. Ariko iki gihe Uganda yaratsinzwe, nako u Rwanda ruratsinda. Reka rero dutegereze tuzarebe umwanzuro uzavamo. Ariko nyine imwe nakubwiraga, donc ubwo intambara ya diplomasi bayivuye bagiye mu ntambara y'inkiko. Intambara y'inkiko nayo ushize narababwiye narindi batangiye ya soft power yo gukoresha ibinyamakuru, gukoresha siporo, gukoresha muzike, urumva. Ariko byose bizarangirira hamwe, bizarangira baganiriye tu. Yego. Ephraim, ari cyo uvuga kuri uru rubanza? Ibyinshi mugenzi wanjye yabivuze, gusa ubona Kongo yarafashe umurongo wa propagande mu nzego zose. Ariko nk'uko mwabyumvishe, uru rubanza ruracyari mu kuburana inzitizi, kumenya niba urukiko rufite ububasha cyangwa rutabifite. Igisigaye no gutegereza tukumva ko urukiko rw'ipronosa, tukareba niba narwo rushobora ratekereza ko hari wenda batakwangiza reputation yabo ngo barye kuri diyama ya Kongo. Nabonye ariyo gahunda bafite. Nabonye ya Gisekedi nta muntu aritunga ngo abure kugira ikintu akora da. Barishyushye kabisa aramena. Ahubwo njye nibaza niba badakora amadolari baragaciyemo. Ariko ubu rero ugeze urukiko ntekereza ko rutabogamye, ukurikije ko njye nabikurikiye, ukurikije ingingo u Rwanda rwatanze, tutagiye mu bintu by'amarangamutima, dukurikije fact, dukurikije ibimenyetso rwapanze na competence y'urukiko. Ziriya nkiko zifite competence aho zitangira n'aho zirangirira. Ntabwo ari urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha kiriya cyaha Kongo yareze, kubera ko ubwabyo haba muri fond no muri forme abakongomani baratapona. Sinzi niba abanyamategeko babo bicara bakiga ibintu byabo neza, ubona ibintu byabo babijyana huti no mu kavuyo, ntibabona n'umwanya wo kubifasona neza ngo banabicure neza. Baje niyo nka na sale yari yuzuye. Ubu ubona ari uburyo bwo gukereya amamisiyo rwose. Ntabwo ubona ko bazana ibimenyetso biri konvenka, nibura ngo babanze bavuga ko ibintu tugiye gukora, uru rubanza tugiye kujyana ahangaha, uru rukiko rufite competence yo kwakira kino kirego. Ubundi umunyamategeko n'umwavoka ibyo ntagombye kuba bizi. Noruberi hano aradufasha, avuze ko inkiko mpuzamahanga ngo zitonda iyo zica zino manza ku byemezo ushobora gufata, kubera ko bino byemezo bifatwa bikoreshwa birongera bikagaruka mu nkiko, cyangwa se ibyo benshi bita jurisprudence. Urumva rero ubundi abanyamategeko bakabaye bibaza ngo ariko iki kirego tugiye kujyana mu rukiko, ubundi urukiko rufite competence ko kiburanisha. Ese dufite ibimenyetso byuzuye byapfuye cya kirego cyacu? Ariko bo bona barahisemo ikintu cyo kuvuga reka tujugunye mu kirere, nibura bivugwe mu maradiyo, bivugwa ku isi yose, kugira ngo dukomeze dupropage propaganda. Ubona mu by'ukuri consciencieusement nabo bazi neza ko ibyo barimo kuburana ari amahugu, ariko bagashaka kubyamplifiya kugira ngo bisakuze isi yose bivugaho ko hari ikintu cyabaye, ko u Rwanda rwagarutse. Ariyo mpamvu ubona no mu nama bagiyemo hose bagomba kuvuga u Rwanda. Kuko impamvu ndimo kwapuya iki gitekerezo, ni murebe nk'iyi propaganda batangiye yo gushaka gusenya amasezerano u Rwanda rufitanye na za Arsenal, za PSG n'ahandi.
nabo ubwabo barabizi ko siporo nta na rimwe ijya yivanga muri politiki, ariko mwibaza uburyo urimo gushaka kwinfluensa siporo ngo bayivange na politiki kugira ngo u Rwanda gusa barusiga isura mbi, kugira ngo baruteshe agaciro. Ubona mbese ikintu cyose cyatuma u Rwanda ruvugwa kandi rukavugwa nabi, byaba byemewe byaba bitemewe bo barabikora regardless ingaruka byabagiraho. Ubu ubona bameze nk'abiyemeje kwambara ubusa, ntabwo baterwa isoni n'uko abantu babaseka cyangwa baba imiriye, oya. Niho hari ikibazo. Okay, urakoze cyane Ephraim. Reka noneho turebe tujye ku cy'abacanshuro. Ibi by'urukiko tubiveho kuko urubanza n'ubundi ruzakomeza, ejo tuzongera turugarukeho turuvugaho. Reka tujye ku bacanshuro, tubwo turaza no kubikomezanya na operation Karehe, tumanuke Sud Kivu, twongeye turebe no kuri aba bavugwa ngo South Africa byo rwose confirmed ko yazanye abasirikare hagati ya 700 na 800 mu burasirazuba baje mu burasirazuba bwa Kongo, ariko indege yaguye Lubumbashi. Aba ngo bakazagira gute, bakazaba bakorera hano muri izi ntambara, cyangwa se baje kubohora bagenzi babo bari hehe, barigoma nibo baje kubohorwa. Tugiye kureba rero ku ndege abantu bahoze banyohereza bambwira ko rwose iri ku kibuga cy'indege igihe twaheruka kugirana twebwe ikoraniro ry'amasenga cya Bujumbura, aho ngo yazanye abacanshuro. Rwose ndagira ngo tubirebeho. Barakubwira ko noneho hari n'abanya Chad aribo baje hano muri DRC. Icyo tugiye kureba nk'abambwira ngo arivuye Bengazi, yego bakubwira ko yarivuye Bengazi inyura muri Chad, then mu kuva muri Chad itagira gute iza hano muri kino gice cyangwa se muri Bujumbura. Nagira ngo wenda abantu badukurikira barimo barareba ako kantu, iyo ndege uko imeze, ni indege y'umukara. Ugira ngo urayireba Rudahuri, urimo urayireba? Ni telefone nayishyize ku gutwi ariko Karere nayibonye. Yego, wari wayibonye. Yego. Iki cy'abacanshuro b'abanyecade bavuga kuza muri izi ntambara, igihe twaheruka kugirana twebwe ikoraniro ry'amasengesho, koko gishobora kugira icyo gihindura muri no ntambara? Nagira ngo nibutse abadukurikira, yego, nagira ngo nibutse abadukurikira ko Chade abanyecade ntabwo ari ubwa mbere baje muri no ntambara. Yaba ari umuntu w'umuhambara wa 1998 baraje, bari bahari, ndetse ni bamwe mu bantu bakubiswe cyane, batakaje ingabo nyinshi cyane. Wenda uyu munsi ahari wenda bashobora kuba bitewe n'amaoperasiyo bamaze iminsi, bashobora kuba wenda hari akantu biyunguyeho mu rwego rwa gisirikare na tekinike, ariko nta cyizere mfite. Gusa icyo nagira ngo mvuge, ibi byose nta nyungu bizagirira Kongo, nta nyungu bizagira Tshisekedi, kuko afite abajyanama baraba muri UDPS badashaka ko intambara irangira. Ubona barakere ikintu kimeze nka mafia, kuko bamaze gutesha agaciro igisirikare cyabo. Noruberi aramfashira ati si Chad ahubwo naba Berbe b'abacadiye, ubwo n'abanya Chad, bakaba n'aba muri Libya, bakaba n'abo muri Mali, n'abo muri Niger. Aba Berbe murabazi? ndaza ko ari akanuza ka research nakozeho, ndi bubafashe kureba kubihuza. Ephraim barabikomeje? Rero nyikomeje, ubona bari barakere ikintu kimeze nka mafia, bakagaragaza ko bahamagaje abacadiye, bari muri politiki ya populisme yo kugaragaza ko bari mu ntambara kandi bashakisha ahantu hose barwanyira igihugu cyabo, ariko bafite ikibazo cyo ko nta gisirikare bafite. Ariko ari uburyo bwo gukereya fuite d'argent, ari uburyo bwo gukereya ahantu bagomba kuzakorera amafaranga. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari izindi mbaraga bazabakeneraho, kuko ntekereza yuko nta mbaraga zirenze zishobora kuzaza ngo bagire aporo bazana ku gisirikare kiri dezorodone kuriya, kereka bagufasha bakagikubura. Yego, ntihagire umusirikare n'umuwazarendo, umwefaride n'umuwazarendo basubira hariya, kuko bariya bo bamaze gupfa mu mutwe, bamaze kuba demoralize completely,
ubwo se fure bakubura igisirikare gute? ibyo bintu birashoboka. nibyo ndimo kukwereka. Yego. igisobanuro igishimangira yuko ntacyo bizamarira igisirikare cya Felix, kubera ko abari kuzana bazaza bivanga na ba bandi bamaze kwa demoralize, ba bandi mubona bataye morale, ba bandi ubona bishwe n'urumogi, aho umusirikare muto n'umukuru bisa bagasangirira umugi, bamenyereye kwiba, bamenyeye kwirukanga, bamwe bamaze gushyira mu mutwe wabo ko nabo batazi icyo barwanira, bavuga yuko umubiri utagira pesi de rechange. Yego. Abo bantu bazaza bafatanye gute n'abo bantu bamaze kwa demoralize? Kereka bafashe izo ngabo bakazishyira ku ruhande hakarwana abatanshuro bonyine. Ntabwo bishoboka. Icya kabiri, umutanshuro arwana afite amafaranga, nta koza afite, nta yindi objective afite, azemera ajya gutega agahanga bamumena agahanga, izamera nka kwa kundi twabonye. Amafaranga ariko ntajya atakora. Hari n'abavuye mu Burusiya, bava muri Romania, bava muri France, Belarusi, Georgia. Guse urumva bidashoboka ifure? Niba ubyibuka se umusaruro batanze ni uwuhe? Batashye bikoreye amaboko. Batashye bikoreye amaboko rwose. Reka n'abandi banyungane, nicyo ngicyo aho urangije niho nanjye nashaka bakuganisha rwose. Urakoze cyane. Yego. Ikintu nabivugaho nuza kugira ngo wenda umuntu aze kubisobanukirwa neza, umuntu arasubira inyuma gatoya. Nuza Kadafi amaze kwicwa hari avuye ku butegetsi. Ese Rudaho, mbere yuko wenda ukivugaho, reka mbanze ngira ngo nanatugusharinze, tubanze sharinge abantu kuri aya makuru, kuko yavaga mu Burundi, imboni yacu, noneho wowe uzu uyakombina unakora analysis. Yes, yeah. Ni amakuru rero yavuga ko bano bagabo bageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamaze iminsi bagerayo, bakubwira ko bambaye imyenda ya gisivili, bafite ibikapu birebire, bimeze nk'iby'abasniper. Byo nahise ntekereza ko ari snipers. Hanyuma bakubwira ko already uyu munsi, nk'uko mugenzi wanjye Jean Paul yavuze, abambere bashobora kuba banageze Kavumu, banageze Kavumu saa 11:50, abambere bari barigeze Kavumu. Urumva rero ko twavuga ko muri rusange intambara ishobora kuba igiye guhindura isura. Akavuga ko ngo muri Sud Kivu ikindi nuko hari ingabo ngo zaje ziciye kuri aeroport i Burundi zivuye Chad, bivuga ko zishobora kuba zivanze n'abacanshuro bavuye muri Libya. Iyi nimboni iri muri Bwiza yahise impa rwose n'amafact niyo ndege abantu babonaga ati hariya iriya ndege ihagaze haca indege zidasakwa. Babwira kandi ko hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura hari indege 3 za South Africa. Hanyuma bavuga ko ziva kuri aeroport, izi ngabo ziva kuri aeroport zambaye nk'ibisanzwe n'amasakoshi maremare, hanyuma bakajya muri hoteli yitwa Club Dilac Tanganyika, bakambuka mu ijoro baciye ku mupaka wa Gatumba. Babwira rero ko bava kuri aeroport nyine bahita bashika nyine kuri hoteli bambaye civil, ariko bambuka Kongo bambaye teni y'igisirikare cy'u Burundi ngaye nguko, cyangwa se bani yambaye ibitambaro mu mitwe cyangwa se mu maso ngaye nguko, kuko bimeze Rudaho uwakomeza. Urakoze. Yashatse kubihuza n'ibyo nari nagira mvuga ni kuvaho Libya nyine Kadafi bamuvaniyeho. Kiriya gihugu cyari gifite intwaro nyinshi cyane kandi ziri sophistique zikomeye cyane. Ahari yari havuka imitwe myinshi, muribuka imitwe bitaga ya za Kimi yari nuza Al-Qaeda Maghreb, za Ansaradine zakomokaga muri abice za Mali, Niger, za nuza za Chad. Uribuka ko kubura ku bwa Kadafi nabo Kadafi yumvikanaga n'ubutegetsi bwa Idriss Deby. Rero ngarutse kujya muze kubihuza muri Libya, ubwo kuva ukimbwira ngo hajemo n'uza indege yagurutse za Benghazi, ubwo barimo n'abanyalibiya. Automatically arahita yitwa Khalifa Haftar, uriya muntu za Marshal, ni umuntu ukomeye cyane muri Libya, ariko ufite connection ikomeye cyane na nuza afitanye connection ikomeye na Chad, ndetse akajyana na connection ikomeye na nuza n'Uburusiya.
ni ukuvuga ngo iki rero ni ukuvuga ngo biriya peyi magrebe amajyaruguru ya afurika ni ukuvuga ngo za nigeri ufata nigeri ufata burkina faso mali urabona ko hari ibihugu byishyize ku ruhande bigira alliance na cade rero irashaka kujyamo. ni ukuvuga ngo rero afutari afatanyije na nuza na cade bashinze ikintu cy'abamariseneri gikomeye cyane, aho hari abakoresha nuza Wagner, nabyo birazwi, abarusiya, ariko bagashyiramo n'abantu baturutse muri Libya, bagakubitamo n'abandi bantu baturutse muri Syria. Syria igifitwe na Bashari. Rero usanga izo mafiya zose n'abamariseneri ari naho bahise bagira iki bakora connection banabajyana muri no ntambara iyi ntambara ya Sudani. Mubona ko kenshi ubutegetsi bwa Sudani bwashinjaga Chad kuba iri inyuma y'inuza bari abantu intervention rapide iri irwanya irwanya ubutegetsi bwa nuza bwa Sudani. Rero ubwo ni ukuvuga ngo Chad n'iza South Africa birimo guhiwiswa ko badashaka kuzana ingabo ari ingabo z'igihugu, ndetse no kuri igihugu cyohereza ingabo, noneho bakagira iki bakazana mercenaires kuri Biro na Kisekedi basanzwe bamenyereye urugamba. Ariko noneho urabona nk'urugamba rwariya muri Saheli ubushyizemo amercenaires bo muri Mali, mugenzi wacu yatubwiye Zana Robert yatubwiraga amercenaires bo muri Libya, amercenaires bo muri Chad isanzwe ifite igisirikare gikomeye muri kariya karere. Muri Saheli niyo ifite igisirikare gikomeye hariya, ariko ni abantu bamenyereye intambara zo mu butayu, ntabwo ari ba bantu bamenyereye kurwanira mu ntuza muri ibi bihugu biri muri tropicale biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Njyewe nkabona ko niba koko ari bo baje kuri iyo diri ya mercenaria nk'irimo irakorwa muri Sudani cyangwa irimo irakorwa muri biriya bihugu byo muri Maghreb, muri Saheli, ikabije nanone kwiyongera hehe muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ariko ikintu kiri bunzane kuri cya kintu maze iminsi ndimo ndavugaho gishobora guteza diplomasi y'isi ku bantu bavuye hariya muri Saheli bakubita agatoki ku kandi bakavuga bati noneho muje no mu bwatsi bwacu. Ariyo mpamvu ushobora kujya kubona ukabona Occident ibyivangamo, Amerika ibyivangamo, ko badashaka iyo nuza mercenaria iyobowe n'Uburusiya, iyobowe na ba Haftari, baza bakagira iki bakaza guteza akavuyo. Mwabonye ko muri Libya harwanye biriya bihugu bikomakomeye, hazamo na za nuza na za Turkiya, kubera Haftari yari afite abantu bamushyigikiye n'ubutegetsi bundi bufite abandi bantu babushyigikiye, bararwana. Usibye ko nyuma baje kugira iki barumvikana. Njye rero nkabona bazaza, ariko batahe kimwe n'abandi nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, bazajya baza mu ndege, bamwe batahe mu masanduku, birangire. Kubera cya kintu twavuze cyo kudahuza, ntabwo umumerceneri yaza ngo arwane wenyine mu gihugu kingana kuriya, na Mobutu yarabigerageje baranyenyaza biranga. Noneho wumve rero ugikomeje umva icyo Robert agiye kukubwira. Robert agira ati bariya barabo baba Berbe kimwe n'abarabu bose bazi kurwanira mu mijyi. Umwe aba afite imbunda 3, kuvuga ko afite Kalashnikov, afite Launcher 7 na machine gun, akaba ari hamwe na Runa cyangwa se Lana umwe. Bashobora kumara ukwezi ahantu hamwe batahavuye. Nibo basenye Aleppo, Barimu, Homs, Benghazi, Fallujah, Tiliki. Ni nabwo buryo Hamas irwanamo. Baramutse bazanwe Bukavu akaga kaba kavutse. Ahubwo uzajya kumva wumve Kongo yabaye ICC ihinduke isibaniro ry'ibihugu. Kuko nanjye nicyo kintu nashakaga kuvugaho. Ndavuga niba bagiye kuzana abantu bari muri za Akimi iri ya Al-Qaeda Maghreb, abantu bari mu mitwe yitwaga za Saladin, n'abaraho Batuareg. Usibye ko buriya Batuareg byo bitandukanye, nabo ari umutwe uri terroriste n'abantu bashaka independence muri Mali. Ubwo yaba ari nuza Akimi bimuriye hano muri Great Lakes. Ariko biragaruka kuri cya kintu n'ubwo ari abahanga mu kurwanira mu mijyi. Bararwanira mu mijyi wabande ko tuzi ko abakongomani bose baba bigende, bazaguma mu mujyi bonyine. Nicyo cyacyo ari kintu rega hano abantu batarimo kureba.
aho urimo urambwira ngo za repu cyangwa muri za siriya ahantu barwanye abarabu bararesisitiye ari abarabu ariko kubazana hano bakazarwanana n'iriya kokuteri ingana kuri irimo abarundi irimo FDLR irimo za wazarendo irimo FARDC bamara kubona ko urugamba rushyushye bakajya gusahura amahene n'iki ubundi bakambura imyenda bari bambaye bakirukanyira wowe ugasigara mu mujyi wenyine gutyo sinzi muri analize zanjye ibyo ko mbona ari ikintu cyazagorana nabo bagataha kimwe n'abandi wenda tukabiha igihe tukareba Efuremu ngayo ngo umwanya n'uwawe nawe birababaje kandi biteye agahinda ariko uko byagenda kose umuntu urwanya iwabo impamvu nabo barabumva za repu zasenywe iyo resistance yaterwaga na koze babaga bafite babaga bari kurwanira ari iwabo ariko baje gukorera amafaranga niyo mpamvu iyo niyo turufu ya mbere batuma tubasha no kuregisa kuri ayo mafaranga iyo ukora amafaranga ubuzima bwawe bwitaho ugomba kuburinda kwa ngo uzanayarye urumva ikindi ntabwo barimo kurwana ibyo bita itifada cyangwa se barimo kurwana za gerisente namba ntagatifu niba uravuga ati ndi kuri jihadi ngiye kurwana n'ipfa ndajya mu ijoro wibuke yuko hariya intambara babaga barwana yabaga ari gere psikologike kandi ishingiye ku mahame y'imyizerere y'idini babyumve neza aya mpamvu bavuga ngo subhanallah avuga ati nimpfa ndajya mu ijoro ubu urabyumva hariya ntabwo aba azarimo kurwana jihadi ni amafaranga arimo kurwana amafaranga kandi arimo kurwana n'abantu arimo kubona ko ari abakashiri barimo gukora ibintu bicuramye ndagira ngo mubwire ngo nibo bantu ba mbere ahubwo bazahunga bazabanza barase bazabanza barasara bazarinda bata ku kiwanja hazaba akavuyo gakomeye cyane nta cyizere rero ngiye mbibonamo ahubwo ndimo ndabibona mu gutakaza umwanya n'ubwicanyi bw'indengakamere buzaba hariya kandi abaturage nibo bazahababarira ariko ntibizahagarika revolisiyo yatangijwe n'abari abahungu barimo kurwanira ubutaka bwabo abana barimo bararwana jihadi yo kuhuza ubutaka bwabo bo nta plan B bafite nibo nta plan B bafite gutaha cyangwa se bagapfa kuko n'umwungane sori gatoya urumva nk'iyo operasiyo kare navugaga ibaza abantu babona siko ihagurutse bakajya kwicanga bakavuga bati ni kama mbaya bihombe ntidushake dupfe ati kuko nisubira inyuma n'ahandi hantu ndi buke uwo muntu urumva atameze nk'umuntu umeze nk'umujihadiste urimo atanze urugero rwiza cyane Efuremu umeze nk'uri muri Hamas cyangwa Hezbollah uvuga uti ngewe ubutaka bwacu Israel yarabutwaye imyaka n'imyaniko narajyana ugomba kujya ngomba gupfira hano aba bantu babiri batandukanye ntabwo uwo muntu wamurwanya ngo umushobore baya rero ni abacanshuro baje gukorera amafaranga ntabwo bari baje mu ntambara ya ideoloji ntabwo baje mu ntambara ya jihadi baje gukorera kashi ndumva mushobora kuba murimo mudukomvisinga ngewe na Robert ariko ngewe icyo mbona cya mbere cyo ibitekerezo byanyu ndabyumva rwose ndanabyemera ariko ikibazo hano kiri mwibuke ko uko izi ntambara zikomeza kuza kuba niko abaturage bagira akaga cyane ko aba ni abarabu bazatandukanya gute umuturage n'utari umuturage kubona abaturage bose bamaze kuba abazarendo abandi barihishe mu mazu urumva ko uko byagenda kose umujyi wa Bukavu nk'uko bisimwe yabitangaje ni umujyi ugiye kuba isibaniro aho ushobora kuba hatabayeho kwitonda cyangwa se ngo abaturage bakizwe mu maguru mashya ibintu byahinduka kubera iki twavuga ko umujyi wa Goma urimo ingabo nyinshi uyu munsi wa none noneho Bukavu yo wavuga ko ifite ingabo ziruta izari mu mujyi wa Goma abahunze reka turebe birashoboka yego cyashaka ko baracyaranforsa urumva n'ubu bari bagikora training barimo kugenda bamobiliza abandi bashyashya resa manuza barimo kumobiliza abantu 40
oya ibihumbi 40 byari biri ku ikosi 40 byari ku ikosi muri Sud Kivu. Muri Goma leta ariho hantu yarashyize imbaraga zose cyane cyane mu ntwaro, hari intwaro ngo ziteye ubwoba. None se Rudahu abahunze Sud Kivu abahunze n'uru Kivu bagiye he? Bagiye hari ariko buriya mbona bose nibo benshi. None oya fata reba abo abavuye Ngungu Minova abavuye Karehe Numbi kuko nibagiye babashorera Rumbishi bose ukuntu babashoreye ufite n'ibyo 40 bya pasauti urumva hari abasirikare benshi wongeho naho Burundi urimo kumena abo South Africa no kuzana abo shiraho ba FDLR. Ikindi buke ko hariyo FRN buriya FRN nayo igiye kurwana muri uru rugamba kuko ntiyarwanaga muri Kivu y'Amajyaruguru, igiye kurwana nayo. Gusa ngiye ko mbibona kiriya kibuga cy'indege nibaramuka bakivanye urebye niho hantu ubona bashyize imbaraga nawe iriya koalisiyo nsoma ngo abarundi hariyo abantu ndanabisharinze no kumbona interineti yanjye ntazi ukuntu imeze nari basharinze ngo mubisome ikigo cy'indege cya Michel Micombero c'Ikavumu cyarinzwe bidasanzwe n'abasoda b'u Burundi muri Sud Kivu. Yego akabonye ngasome gasome nta kibazo ndagashaka hari nanjye nakabonye. Mu intambara zo muri RDC ziriko ziregereza rwose ikibuga cy'indege cy'Ikavumu ari nacyo kibuga cy'indege cy'intara ya Sud Kivu kiri mu birometero 25 by'umurwa mukuru wa Bukavu. Ibisigara bito byegereye Kavumu aribyo Ihusi na Karehe byaraye bifashwe na M23 byaraye bifashwe na M23 ku munsi w'Imana uheze. Abasoda b'u Burundi bari bashoboye gusubiza inyuma igitero cya M23 muri Karehe ariko nkuko byagenze muri Ngungu M23 yaraye igarutse ikirafata umugwa mukuru wa territoire ya Karehe. Ni ukuvuga ko intambara ikurikira ihambaye igiye kubera ku kibuga cy'indege cy'Akavumu. Icyo kibuga cy'indege gikingiwe n'amabatayo 4 y'abasoda b'u Burundi. Ni ukuvuga abasirikari b'u Burundi bari hagati y'400 na 300. Amatwa dusumira n'igihugu cya Afurika y'Epfo cyaraye kirungitse Bujumbura indege 2 zuzuye abasirikare biteganyijwe ko baca bajanwa aho muri Sud Kivu. Bishobora ko nabo bazosangira n'abarundi urugamba rwa Kavumu. Kuba sinzi nayo ko nasoma byose ariko najya wanunganyire Miki kuri ikintu yaravuze cyahari Kavumu. Ko ari abasirikare benshi narese ngo izaba ari bataille de Grand Nord no kuvuga ngo bataille finale ya Grand Nord. Yego. Hanyuma na Ruberi akongera nawe akatwungana ati intambara ideology ishobora kuzamo nibamenya ko hari na ADF ifite ubuhezanguni bwa Islam bababwira ko bari kurwana n'u Rwanda rwabirukanye muri Mozambique rwabirukanye muri South Sudan mu bajanjawid. Urumva ko ahangaha hazaba hahiye ndakurahiye. Urumva icyo gihari kuntu kimeze nuvuga ngo hano harimo umujinya ubundi wa mbere w'iki. Hari umujinya w'ukuntu u Rwanda rwakubise abajanjawid muri South Sudan rwongera rurasa aba bantu bo muri ICC babaga muri Mozambique rubakubitira hehe Mozambique. Hanyuma South Africa n'ibihugu bimwe na bimwe bari kumwe Mozambique iti mutuvira hanga kubera ko ngo u Rwanda rwarasaga ibyihebe bigahungira muri position z'aba SADC ubwo bitwaga Samim. Biza kurangira rero bose bageze gute bafite umujinya kuvuga ko South Africa umujinya ifite ni umujinya wo kuba u Rwanda rukomeje kugira gute kuyikoza isoni. Gusa ngewe ikintu navuga Meki buriya umuntu wagusanze mu mujyi yamaze gufatana airport yagufatanya imisozi yose bagusanga mu mujyi aba ari bataille finale kubwa gifite icyizere ko bwanjye badashaka kuyitsinda. Ahubwo iriya cocktail nshyashya yaje ivuye ngo iyo za Chad ishobora gushiduka nayo ihugiye mu Rwanda. Nabyo birashoboka. Gusa yewe nkurikije uko dukoze analyse post ya Bisimwa post ya Kanyuka ubwo ndavuga Kanyuka nka AFC Bisimwa we yavuze nkawe nka perezida ni nka perezida wa Muvetore ko ni kuri Twitter yiwe ugakurikiza intambara zizabaye muri Karehe n'ukuntu Muvetore ikomeje urabona ko iyi mpamvu yo kwihutira gufata Karehe igahita ivamo burundu no kwerekera kuri airport ni uburyo bwo guca intege cyangwa se gukuraho reinforcement ziri kuva mu Burundi. Urebye niyo plan bafite.
yes kuko bafashe airport nibyo twavuze meki bafashe airport abandi baba basigaye ngo bacuruza umujyi renforcement bayikura he baba basigaranye izituruka mu Burundi. Ni nka kuri wabonye Goma bamaze kuyikikiza abandi se bari kurwana ibyo twavugaga bazariyeri bari kuyikura he kandi kurwana na bazariyeri ufite biba bigoye no kwiyahura. Okay, reka tujye mu bibazo by'abantu badutumye bari nako abantu badukurikiye mugende mubisubiza Jean Paul mufashije gutya gatoya. Abo ni bande? Hari witwa Abdulaziz Rudasingwa ati Meki ni muzehe Rudasingwa Abdulaziz basuhuza kandi bakunda. Ariko turagusuza Mana irakiza Jean Paul ati Afrika y'Epfo nyamara izacyura imirambo myinshi kuko izasanga abayo barigoma bose basutsweho urusasu bibuke ko barwana n'inyeshyamba ntaho zaregwa. Eric Senyimana ati Meki uko begera Burundi wongere ushake Rabini yafasha mu busesenguzi bwo muri biriya bici yego rwose ariko uko begera Burundi nako Burundi buri kugenda bukingurirwa umuryango w'intambara imirinjira mu Burundi. Cyo murakivugaho iki Efrain? Icyo kirovias impamvu uvuga ko barimo kugenda bakura intambara i Burundi nuko perezida wabo ubwe arimo arashaka intambara ko arimo aradekara intambara itari ngombwa. Jye gusa posiyo yanjye iracyari yayindi intambara ntabwo nyibona dari media ntabwo nyibona none ahangaha bitewe n'urugamba M23 ifite uko rumeze kuko niramuka ifashe Sud Kivu igafungira ku mupaka w'u Burundi ntekereza ko nta intere n'imwe M23 zayifite no gukomeza ngo bajye gutera u Burundi. Oya nanjye mwunganiye yego nanjye mwunganiye mugenzi wanjye ubushize narikintu nagarutse ndavuga ni ntabwo M23 iracyari umutwe w'ikiyubaka kujya gutera ikirega burya leta ibikomeye noneho ikintu navuze ni neva ashobora kubona yuko baje ku mupaka bawukikije kuriya agashyira agapira hasi buriya muri arugera kubwira muri politiki ibintu byose birashoboka ni kurambwira ati nyumvise ukuntu ibintu byashoboka ndavuga ni iyo ugiye gukora mu kiganza cya shitani ushaka amahoro byose birashoboka. Sinumva nanjye mu mboni zanjye kubona M23 none izikarara intambara ku Burundi bizaterwa n'uburyo Burundi buzitwara nuko abasirikare babo basubiye mu butaka bwabo bakajya bagaruka kugira gukora ibitero kuri M23 ubwo icyo gihe nayo ubundi byabikora ariko simbona yinjira muri kiriya gihugu ahubwo jyewe ahantu mbona intambara Burundi yashoboka urumva Meki n'abadukurikiye yego ni ibisazi mbona bishobora gutera umuyobozi w'Urundi nkurikije na stress na frustration namubonanye akaba yakora ikosa ryo gutera u Rwanda wenda bibeshya batereka dutera u Rwanda turuca intege urwane kuri axe nyinshi niba kuriya Zelensky nyinshi exactly nkuko bo batekereza yuko u Rwanda rwo rurimo kurwana muri Congo batereka dufungure axe yindi no bakaba batera bacu Burundi ziranira barimo gufatanya nazo barimo gutegura na za FRN zikaba zakwinjira ku mupaka w'u Rwanda cyane kubona no guteguza abaturage bo kuri umupaka w'u Rwanda psychologiquement bateguza yuko hagiye kuba intambara kandi nibuka ko u Rwanda rutigeze rudekara intambara ku Burundi ariko Burundi bwo bwamaze kudekara intambara kandi yadekarawe n'umukuru w'igihugu gusa yego Frey komeza aho rero niho mbona ko intambara yaba ku butaka bw'u Burundi izatangizwa n'u Burundi ubwabwo ku ikosa bazakora bakaba batera u Rwanda mu rwego rwo kwihimura nk'uko babitekereza bitewe na frustration bafite na defete bazaba bamaze kugira barimo kugira muri Congo bakaba bafungura indi axe rero babikoze icyo gihe niho Bujumbura ikivamo icyo gihe Bujumbura ko baraba bafashe nuza aba bafashe site Kivu kugera za Uvira tutwaye hypothèse icyo gihe Bujumbura ntago yakora urabona M23 kwanza reka urebe Frey nkuko mwari mubivuze M23 iramutse imanutse ikajya ntuza Kavumu kandi urabona ko Kavumu nayo ntago wavuga ko ifite igihe rwose
ukurikije niba ari mu 23 ishaka kurinda Nord Kivu, niba ishaka kuba ituje birayisaba kubinabwiza gutsinda no kurokora bari abanyamurenge bari kuri menase bari kwicwa amanywa n'ijoro. iri oblige kwataka Kavumu kavamo cyangwa se Uvira na za Fizi. Noneho kwicyo Rudahunga yarakubwiye bivuze ngo gufata Uvira ugafata Kavumu uredi urabukatinze Burundi kwinjira muki kubuza kwinjira buje urabukatinze inzira ya hafi yabworohera kwinjira bugarutse buze muri Sud Kivu cyangwa se no muri Nord Kivu, kuko byajya bisaba Burundi kuva Bujumbura bukazanyura za Lubumbashi cyangwa za Kisangani. Ibi nabyo ntago ubona ko byabgora, ari nabyo ubona South Africa yakoze kuzana indege ikagwa hehe ikagwa muki muri Lubumbashi. Kandi nabwo South Africa urabibona ko iravuga iti hano yagesinze iravuga iti nituramuka tuguye muri Sud Kivu bishobora kuzatubera ibibazo bikaba nkuko abandi byayo ntitubashe gusohoka muri kino gihugu. Itigira gute igwa Lubumbashi, ubona ko byabagora. So M23 rero gufata Sud Kivu cyangwa se gukontorora ibice by'ingenzi bya Sud Kivu birayiha uburinzi. Noneho ikindi kiragisigaye nuko ishobora gukora, nabivuze dutangiye ikiganiro ko ishobora kuzagikora operation ikoresha indege, ikoresha imodoka by'intambara mu mihanda hose. So urumva ko bitandukanye nuko uyu munsi none yarwanaga kinyeshyamba imisozi, none ugiye kugirwana ibe yanyura mu mihanda ya kaburimbo, inyure mu mihanda myiza, inyure no mu misozi. So urumva rero ko byayorohera, ariko kuvuga ngo Sud Kivu ngo nikenewe ngo Nord Kivu hari ibibazo by'uko abanyamurenge baragumya kugira menace. Yego twabigarutse kubera ko nuza Goma yafashwe no kuvuga ngo badafashe Sud Kivu Goma yasigare ifite menace iteye ubwoba. Yego no seruma na Goma udafashe Sud Kivu bivuze ko wiyemeje kurwanya intambara itazarangira. Yes yeah sure ya indi horaho. Hanyuma hano hari umuntu witwa Pazo Jo ati ibihugu bimwe byo mu karere mu minsi itaha bizivana muri intambara bitewe n'amatora ari muri ibyo bihugu nka Tanzania, Malawi ndetse iriya South Africa. Ewe turi zahige matekwa muri Sud Kivu wabo ati nimubona bizatuma Ramaphosa ahinduka iciro ry'imigani wabo. Uredi Malawi yamaze no kuvuga ko igiye kugenda kuri ka Ramaphosa yo irashoboka. Na Tanzania birashoboka, Malawi birashoboka, ariko Burundi ntabwo bishoboka, ntabwo mbibona. Burundi bo rwose bo bari mu ntambara y'ubwoko kandi bumva biyemeje n'umurongo biyemeje, biragoye kugira ngo bave mu ntambara, bazayivamo batsinzwe. Abarundi bo biragoye kandi ariko Efre Abarundi wanabyumva kuko urebye nibyo nk'ibi twavugaga. None se M23 nigera Buvira tuvuge nk'uyu munsi iramutse igiza inzira ibona ikagenda ikajya Buvira ikajya Fizi, Abarundi bari muri Kongo basohokera he? Hanyuma nubwo tuvuga ngo M23 ntiyakwataka Burundi yakoresha na yabarezariye byose nibishoboka. Ikindi none se bibaza ko itazi inzira Abarundi banyuramo baza kugurifosinga muri Sud Kivu ndetse naho banyuraga baza muri Nord Kivu? Ushobora no kwibaza intereza M23 zo gufata Sud Kivu ngubu zabiziye. Of course wari tubona ko Abarundi kuko Abarundi bari intereza M23 zo gufata Kivu reka tuzire muri perspective yo kuribera abakongomani bari mu kaga. Yego aribo banyamurenge no kurekipera ubutaka bwabo bazigengaho OKO baforomye igihugu cyangwa se bakongera imbaraga zizatuma bagira po iremereye kunegosiya na guverinoma Kinshasa. Nge ntabwo mbona viziyo ya M23 FC nka vengeance ku Burundi cyangwa gusapotinga abantu bakomoka ku Burundi. Ndabibona a long terme. Hanyuma nkwibarize wowe ubona uburu igiye M23 yabiri Uvira na Fizi kandi idacana wakana M23 Uburundi buzatuza? Reka wenda mwunganire iki kintu twakivuzeho nakubwiye ni M23 izitwara bitewe n'uburyo Burundi bwaba burimo buritwara igihe bwabonye umushyitsi mushyashya. Kandi wibuke yuko buriya Bujumbura ifite influence ikomeye kuri nuza ku mujyi wa Uvira kuko Uvira ihahirana cyane na Bujumbura. Iki kintu nakubwiye ni buriya muri politike nta bintu by'inzika bibamo, habamo inyungu.
ni ukuvuga ngo M23 ishobora gufata kariya gace kose yamara kugafata bakazicara bakumvikana bagahahirana wangu ntabwo kuko icyo gihe Burundi bwaba bwifungiranye ahantu hose rero bafunze umupaka w'u Rwanda noneho gukubitaho n'umupaka wa Uvira na Kamanyora ubwo baba basigaranye iki baba basigaye umupaka wa Tanzania wonyine byaba bibarangiranye ahubwo njye ikintu mbona leta y'u Burundi ikomeje muri uyu mujyi ndimo kubibona ikiswe ubutasi bwa wa mujenerali wo muri Uganda gishobora kuzahinduka ubuhanuzi aho yavugaga yuko abakuru b'ibihugu babiri bashobora kuzarangira bakuwe ku butegetsi. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Uburundi babasha kuribera hari ahantu igatunga ntiyatake i Burundi kuko njye nta intere mbona yo kujya kwataka i Burundi nayo ahubwo wenda abarundi bagashaka kugaruka n'abawazarendo bahunze n'abawazarendo n'abaki bose bashaka kugaruka kuribera ubutaka kuriya abacengezi barimo kugenda bakora muri za Masisi n'ahandi none bikaba ngombwa yuko babakurikirana bagiye kubanetereza aho bari. Ibi bishobora kuzaviramo intambara ikomeye ku Burundi, bishobora no kuzaviramo voir meme yuko nabo hagati yabo bacikamo kabirega mu Burundi hakaba haba kudeta bagashwana bakabona ko hanyuma mugikomeje Norbert aratunganiye agarutse impamvu yo kuba hariya muri Bukavu siri ikiba hashobora kuzamo abantu bibyihebe nka ICC ati aha ndavuga yanyibukije ko witwa Anisari Arisuna ya Mozambique iyobowe n'umunyatanzania. Tanzania iri hehe ifite ingabo hehe muri SADC cyangwa Samidias. Aha ndavuga witwa Abu Yasir Hassani n'umunyatanzania uyoboye Anisari Arisuna ICC ya Mozambique. Akongera agashyiraho iki gitekerezo ati Uburundi buri kubaka abazarendo mu Burundi. Niwumva ijambo rya Neva ni uguhamagarira abarundi kwitegura kurwanya u Rwanda. Neva akura kapitali i Bujumbura akayijyana i Gitega. Yarabibonaga ko imbunda yahagarikwa DRC yarasa Bujumbura. Yashakaga kwitaza. Uyu mugabo yateguye intambara izava Kongo kuva kera. Icyo atabonaga nuko hari abasirikare bamusubirana inyuma bari abafashwe na Venezuela cyangwa se baritabara. Nacyo naringiye kubaza nti hanyuma impamvu intambara itakwinjira mu Burundi abasirikare b'u Burundi Venezuela yafashe Burundi bukabihakana abasanze M23 ibyabo byo byifashe gute? Nibyo navugaga ko ari intambara igihe kirekire gera long terme atari gera ku terme ndimo kubona none ahangaha bitewe n'uburyo Burundi bwakwitwara. Yes. Kuko Burundi buramutse bufunze bukava mu ntambara bukagiving up bukajya kunegosiya imbohe zabo ugaca inyuma nk'uko abandi babikora. Ubwo ndavuga OKU Neva yakwisubira umwuka wera akamugenderera cyangwa se roho mutagatifu akamugenderera agahinduka cyangwa bakamukuraho bagenzi be nkunganiye nabonereka Urundi gufite rede tabari iri muri biriya bice nayo samutime igize ikabazonga ubwo babonye undi mushyitsi mushyashije hariya kandi bashobora kuzakomeza kugirana bizinesi urimo ku mipaka yose rana yafashe umupaka uhuza Uganda yafashe umupaka uhuza n'u Rwanda rana bizinesi zizakomeza. Uburundi rero ndumva ku giti cyanjye ndebye kure ntabwo Burundi bwakomeza bukaza umutsi mu ntambara butazatsinda kabisa kuko urumva kuko baricara bakavuga ati aba bantu baradutinze kuva mu majyaruguru batugejeje ku mupaka wacu ni gute tuzajya gufasha aba bantu bazajya bajya gukora menase kandi turi guhuza umupaka tugomba gukorana bizinesi kandi hari undi mutwe uri hariya ukunze kuturwanya nabo bashobora kurekura ukaza kugira iki ukaza kuduteza ibibazo. Ahubwo buri gitangaje n'ujya mvuga ni politike ni nka meteo. Hanyuma Norbert yongeye kujya gukomera yego ushobora kujya kubona ukabona baricaye baraganiriye atahubwo ni mudufashe dufatanye turebe uburyo twakubitana zare. Norbert yongeye ati M23 ntikeneye gutera Burundi ariko ikeneye ikigumisha ingabo z'u Burundi iwabo. Ibyo rero no gukora ku buryo akavuyo kagumana
ingabo iwabo. Ni ugukora akavuyo no gukuritinga nyine ikintu cyatuma abarundi baguma hari atariko akavuyo rero ni Red Tabara cyangwa se abasirikare b'u Burundi M23 ifite kandi M23 ntabwo ibuze ibikoresho byo kubatiza ngo baderanje Burundi ifata nk'ejo bakubwira ko yafashe amakamyo 6 yuzuye igikoresho. Hano muri Goma babwira ko yafashe ibifaro birenga 70 za BM zirenga 20 na ubwo se urumva idafite ibikoresho. Yego oya nube gifata ibindi busuguza ibyo yafatekana ko bingana byinshi nube iracyafata ibindi neza zafata ibindi no ku kigo cy'indege hari zavana ibindi. Gusa icyo turimo kuvuga turavuga tuti sofa uyu munsi none nka M23 nubwo yakora icyo bita wenda proxy war cyangwa se intambara ikaba yafasha abarundi yafashe cyangwa se uretse ko Leta barajya uyu munsi njye ntabwo nyemera ko njye mbona iriya ari ntuza ari satelite yandasanye ya ntuza ya sendede ya neva ariko ni ukuri yuko zanarize ndende ntabwo Leta bari baho. Ariko birashoboka ko ishobora kujyuzwa kuko na Israel bakubwira ko yagize uruhare mu gushinga Hamas biza kurangira bagiye kwande. Yego byose birashoboka sofa kuko Leta barashinzwe uko bashaka gukora revolution nkuko babitekerezaga ariko barabinjiriye hanyuma imbonera kure wari uziyobora uyu munsi rwose ni Telegde par Gitega. Niyo mpamvu mubona uretse bajya bakora ka operation rimwe mu mwaka kuva Leta baraba hari iki gikorwa na kimwe yari yakora gifatika ntacyo. Icyo navugaga nk'uko Norbert yabivuze akandi ikindi n'ibyo data twavugaga ntabwo uyu munsi ntabwo M23 ari menace direct kuri Gitega OKU Uburundi bwa giving up bukava mu byo birimo bubivuye mu arakandi kanashaka kuganiraho. Urabona nubwo guverinoma y'u Burundi yatwaye umujyi Gitega ariko Gitega uracyari umujyi bacyubaka ntabwo uraba umujyi wavuga ngo ni capitale ihamye. Ubona yuko capitale politique ni capitale administrative yes capitale politique ariko ubona ko n'icyicaro gikuru cy'umuyobozi president iracyari Bujumbura ubona ko ari umujyi uri economic ukomeye. Utavuga ngo ugiye kurekera gutyo na Robert rero arimo araducalenjinga cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri noneho mwibuka abo basirikare babaye mekonta mu Burundi abafunzwe abanze kurwana ushobora gukomeza neza. Turi Global Royal Academy direpere yaguteza ibibazo hano na Robert arimo araducalenjinga agira ati nyamara Red Tabara nimushake muyemere kuko yitirirwa inkuba zo mu kibira nuyihakana uratubwira izo nkuba ni izabande. Izo nkuba yewe umva n'inkuba yindi. Ariko nejo bundi Red Tabara yanditse itangazo isaba ibiganiro nabonye inamenyesha abaperezida bo muri ahubwo nabonye haraje undi mutwe so kubabwira cyangwa ni mwandike itangazo muvuga ko mwakoze operation kandi tuvuga yuko muhabwe intwaro na Leta y'u Rwanda ari ibatoza biriya ni politiki ariko nta nifatire ya Gitega rwose kujya guhomveza ko atari byo biragoye. yewe reka waguma muri izi deba ziri haji reka tuzongereje tureba ku rukiko ibyemezo tureba aho urukiko rugeze naho M23 izabigeze izaba iri ku kibuga. Wanasanga abacanshuro nanone binjiye berbe baje kugira ibyo bahindura byose tuzabireba hejo. Comment z'abantu ni nyinshi wenda reka nsome nkeya witwa Nsabimana Leonard, Remy Karifa, Innocent Muhire, Richel Ntwari David, Gilbert Sefaranga, mwese turabasuhuza. Twagira Mungu Fulgence, Kamari Conte Fabrice, Rukundo Nshoza Mihigo, Mardok Gihozo niho Nshoza Mihigo, hakaza Gasasira Innocent. Twagira Mungu Fulgence agumya kugaruka ntago ndi busome ko tugiye kujya tureba abantu bagiye batwandikira. Hanyuma ntawiha Elizabeth ati nibafata inzira umwanzi yakoresha. Hanyuma akaza Ntwari Elizabeth ati byanze bikunze barabafite. Aphrodis Bizi yaremye ati M23 commando ndabemera bari well trained nta bwoba bazatsinda uriya rugamba
beto na neva bicare bige. Hanyuma Nshimiyimana Emmanuel ati muduhe n'amafoto ntayo dufite uyashake mu magroupe y'abantu bamwe. Hanyuma Ndoyezu Damascene ati uriya perezida yagiye mu Kirundo si Kibitoki, ibyo ubwo yavukosuraga ibya kare. Hanyuma reka turebe wiragiye Etienne ati icyo twibaza imbunda y'Imetro yafashe zihanura indege n'iziki, birababaje kuba bakikanga kuraswa n'indege, bikanga gute se kandi bazigiyemo. Hanyuma witwa Joseline Buke Dusenga ati none se kuki batarashe izo ndege nta mbunda se indege y'ubwo yigeze barasa ko yahise isubira inyuma yo kwivanga na FARDC. Aba bantu hari igihe abantu babaza ibibazo byumvikana. M23 yakoze operation za gikomando yivanga na FARDC, indege igira gute isubirayo. Hanyuma Gasasino ati kavamo niva mu kibuga cya hafi ni cya Kirembwe na Salamabira gusa muri Maniema, ubwo bivuze ko hariho Uburundi bwajya buca. Mboniga abajambo swata abo ba generali se byamaze iki bahiritse ubutegetsi bwa Kisekedi, wa mugani ngemba nta nicyo byanahindura mu bibazo biri mu karere. Hanyuma bese tabo bose baza kubera kasha, ariko nta numwe wakwemera gupfa atazi icyo arwanira. Hanyuma Vedaste Rurangwa ati haha Chad bamenyereye kurwanira ahantu hashyushye, hariya mu misozi bazashira pe. Eric Nsengimana ati ni muhumure kuva izo mbunda zireba mu Rwanda bikaba bizwa ubwo umuti wazo uravugutwa, ubwo yavugaga za mbunda zira mu Rwanda. Mike Morenza ati erega buriya uko DRC zana umucanganyiko nyinshi na mercenaire ni advantage ya M23 byoroshya intambara. Rudasingwa Abdaza ati AFC M23 ngira ngo ntabwo bayizi izabarasa babure aho bagana. Manirakiza Jean Paul ati babwire ngo ingabo za Habyarimana zavuye Gatuna zizi Kigali zahavuye ziruka mu maguru n'amaguru. Barakiza rwose. Manirakiza kongera Afrika y'Epfo nyamara izacyura imirambo myinshi kuko izisanga abayo barigoma bose basutsweho rusaso. Ntabwo babikora. Hanyuma n'abagabo Serge ati uwo munsi hamwe Mbetura yo kwegera ikica abandi basirikare nka 10 ba South Africa, amafoza boba ari wo munsi wa nyuma wo kwinjira muri presidence. Icyo gihe rero SADC yarara itahanya abasirikare bayo. Jean Claude Kubwimana ati abo bose bari kurundwa muri Kongo bari baje kurwana na ari abacanshuro bazarangira FARDC ibonye ko iteshejwe agaciro ihiteye ivugana Kisekedi birangire. Ibi byose cyangwa se ndayishimiye nawe ngo akorerwe kudeta. Ibi byose nibyo abantu bavuga ngaye nguko. Hari icyo mwarenzaho Efre isegonda rimwe amasegonda 30 na Rudahunga amasegonda 30 dusoza ikiganiro. Ngiye ndashimira abakurikiye Bwiza TV ko iga twavuze kuri byo basubiyemo ntacyo narenzaho rwose. Ni benshi cyane ubu bageze mu 16,633. Turabashimiye cyane rwose kandi bakomereza aho ngaho pe. Yego. Yes, reka tubashimiye natwe twese rwose. Sinzi no mwarimu mu ijambo rwose urarihorana nyakugira imana. Sawa, icyo nasorezaho ubwo ndavuga kuri Masunzu afite shuwa 3 none. Ari Masunzu afite shuwa ya mbere yo kuba yahungira mu Rwanda kuko ahungiye Burundi bwazamuhereza Kongo. Akahungiye mu Rwanda yafatwa neza. Hari shuwa ya kabiri adahunze ubwo yahitamo urupfu. Hari shuwa ya gatatu kujya muri M23 akamanika amaboko. Yego. Kwarebye nabi urugamba na rutsindwa rwa Nuza rwa Sud Kivu. Nikisha sora mu manika. Ngaye nguko. Rudahunga ndagushimiye cyane. Nagira marego ntarugwe. Namwe murakoze ndabashimiye, nshimiye Norbert, nshimiye na mugenzi wanjye turi kumwe live. Efrem nawe ndagushimiye cyane. Nakoze cyane. Norbert ndagushimiye cyane nawe aho uri. Ubaho rwose ku bitekerezo byawe. Reka tubashimire, hari urumbo natanze ibitekerezo ariko tuzabikoresha ejo. Rwose anyihanganire. Hanyuma tubwira abantu ngo mukomeze mukurikire Bwiza TV. Ushobora gusharinga kino kiganiro, ushobora
no gukora like ugakora comment ku byo wumva wifuza ko twaganira. ushobora gutanga amatopiki atandukanye kugira ngo tube twavugaho nako kandi ushobora kugira uruhare kugira ngo Bwiza TV na Bwiza.com bakomeze kugezaho amakuru nk'angaya ibiganiro bitandukanye. Inkunga yawe rero ngiyo nimero kuri screen ushobora kuyinyuzaho ngaye nguko. Reka mbashimire mwese mukomeze kugira byiza. Jean Paul nawe ndagushimira. Asante sana. Jean Paul wari umeze ute muri live y'amasaha 2? Waje uvuga kuri umari isaha imwe none amasaha birashize cyaryoshye. Muri operation yari ngo hariya ni inyama kwa nyama cyangwa se bisesero. Reka dushimire mwebwe bakunzi ba Bwiza TV mukomeze kugira byiza. Imana nibarinde yari Meki Kayiranga rwose na Jean Paul ariko ubwo abantu bagiye no kuri Kivu bagiye bakuremere basura ibiganiro byawe. Hanyuma tubabwira ko ejo tubonye uburyo dushobora kumanuka tukajya muri Sud Kivu. Bye bye. Muraho neza turi Global Royal Academy nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru. Twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Waba wifuza kugura imodoka nziza ziva ku mugabane w'Uburayi? Ebenezer RP Limited yabazaniye imodoka nziza. Tubafitiye Toyota RAV4 za automatic zakozwe mu mwaka wa 2010, RAV4 za hybrid zakozwe mu mwaka wa 2017. Abifuza kugura imodoka zitwara abantu benshi, Ebenezer RP Limited yabazaniye Toyota Avensis Verso zifite imyanya 7 za manuel ndetse na automatic. Abafite za auto ecole cyangwa kubifuza gutangiza za auto ecole ni mutugane. Twabazaniye za Toyota Starlet nziza ziva ku mugabane w'Uburayi. Mwadusanga i Masaka mu kigo cya Dubai Ports. Mwaduhamagara kuri telefone 0787 22 94 84 cyangwa mwatwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 78 72 29 48 kane. Ebenezer RP Limited ni igisubizo kuri mwese. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 26 77 13 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool.
Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 68. Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo.